Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha aho muherereye hose. Ni Celestin. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, aho buri munsi tubagezaho ibyanditswe byera kuva ku itariki ibanza y'umwaka kugera ku ya nyuma, tugakomeza bityo. Ibice twasomye uyu munsi, twasomye igitabo cyo Kuva ibice 14, igice cya 15 n'igice cya 16, n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Iki gitabo cyo Kuva ni igitabo cy'amateka, ni igitabo kitubwira uburyo Imana yakuje amaboko akomeye Abisiraheli muri Egiputa. Iki gitabo ni igitabo gikomeye cyane. Iyo tugiye ku murongo wa 13 n'uwa 15 w'iki gice cya 14, tuhasanga amagambo Mose yabwiye ubwoko bw'Imana. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye unakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Ni ukuvuga ngo hano Abisiraheli bari batuzwe na Farawo ndetse n'ingabo ze. Abisiraheli baza kugira ubwoba. Barangije kugira ubwoba, Mose nibwo yababwiye ngo bihagararire, ngo kandi nibatinye, ngo maze barebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ariko Mose ntabwo byaciriye aho. Mose byaje kurangira atakiye Uwiteka. Uwiteka nawe aramubaza ati, Mose we, niki gitumye unakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose yari yirengagije ko iriya nkoni yahawe ifite ubutware, kuko agera muri Egiputa Uwiteka yari yamubwiye ngo iyo nkoni uze kwirambika hasi irahinduka inzoka, bibere Farawo ikimenyetso. Birangira Farawo nawe azanye abacunyi n'abakonikoni, birangira bashyize inkoni zabo hasi. None izo nkoni zabo bazikize hasi zihinduka inzoka. Ariko igitangaza cyabaye, ya nzoka ya Mose cyangwa se ya nkoni ya Mose, ya nzoka yarasamye, birangira imeze za nzoka zose zo muri Egiputa. Ni ukuvuga ngo Mose yari yibagiwe imbaraga ziri muri iyi nkoni. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu yamubwiye ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nta kigomba rero kugutinyisha, nta kigomba gutuma uhangayika. Imana niba yaravuze, icyo yavuze izakirinda, kandi icyo yagambiriye ku buzima bwawe no kugikora izagikora. Haleluya, haleluya. Twakomeje tugera mu gice cya 16. Iki gice cya 16, umurongo waho wa 26 na 27, umurongo waho wa 26 na 27, reka tuhasome. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko uwa 7 niwo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze kuwa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Hano Abisiraheli ni igihe Uwiteka yabahaga amano, barariye barahaga, ariko noneho Uwiteka abwira Mose ngo nibajya barangiza kurya ibisigaye bajye babiteranya, ariko babiteranye bataragera ku munsi wa 7, ku munsi w'icyumweru. Biza kurangira rero bariye, barangije baribagirwa. Biza kurangira kuri wa munsi wa 7 bagiye kubishaka, bagiye gushaka mano barazibura. Ikimana rero dusaba, irasaba ko
twumvira amategeko yayo, iradusaba ko tugendera mu mategeko yayo. Iyo tugiye mu byakozwe n'intumwa naho ibice 2 umurongo wa 38, Petero aramusubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kuba barigwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Aha ni Petero wababwiraga ngo nibihane, nibarangiza kwihana babone kuba barigwa ibyaha byabo. Imana irashaka ko abantu bihana, Imana irashaka ko abantu bakiranuka bagendera mu nzira nyayo. Umurongo wo kuzirikana uyu munsi turawusanga mu gitabo cyo Kuva n'ubundi ibice 14 umurongo wa 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akagwanya Abanyegiputa. Haleluya, haleluya. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yaje yitamura Abisirayeli. Nawe ushobora kuba uri mu gicuku cya nyuma, ariko Imana ikwitamurire, Imana ikugirire neza. Imana ntabwo yemeye ko Abisirayeli baguma mu kaga, ntabwo yemeye ko Abisirayeli baguma gutotezwa, ntabwo yemeye ko baguma kurenganwa. Byaje kurangira yitamuriye, ikura inziga ku magare yabo ngakururuka aruhije cyane. Byaje rero kurangira Imana ibambukije inyanja, Abanyegiputa babakurikiye birangira baguyemo. Humura ibikugwanya, Imana igiye kubyica, ibikugwanya Imana igiye kubivanaho. Yesu abampera umugisha. Shalom, shalom.